Mwaramutse nagarutse nanone mbazaniye akantu nanone keza. Burya bya birere byacu mubona ntabwo bigomba gupfa ubusa. Ibirere bifite umumaro munini cyane, wakoramo ibintu byinshi bitandukanye. Wakoramo amasupura, wakoramo amaporte-bike, wakoramo umutako, wakoramo portefeuille. Ni ibintu byinshi byakorwa biturutse mu birere. Rero ikirere ntabwo kigomba gupfa ubusa, ugomba kugikoresha. Ako ndimo gukora ni agaporte-bike gakozwe mu birere. Nk'uko mubibona, utunganya ikirere cyawe ukakiboha sufomu y'umurunga, warangiza ukabikoresha nk'uko bisanzwe, nk'uko murimo kubibona. None wifashishije iriya kore. Ni ibintu bisaba ko ushyiramo umwete, ni ibintu bisaba ko ubikunda kandi ugashyiramo imbaraga. Rero ikirere ni ingenzi, ni ingirakamaro. Rero nawe ni byiza kugira ngo umenye uburyo wagikoresha, kandi kiboneka ahantu henshi, ndetse iby'i Kigali ntabwo byoroshye, ikintu cyose ni ukukigura. Hano murabona yuko rero ikirere narangije kugikoresha. Utwo duporte-bike twabonetse, ndetse hari n'akandi kantu nakoze nubwo ntaberetse uko kakozwe, ariko aka kantu nako nakakoze mu birere. Gakozwe mu birere, nta kindi kintu kirimo, ni ibirere gusa nakoresheje. Ndakaboha birarushya, ariko kuko nababwiye bisaba kubikunda kandi ukanifuza kubikora nk'uko nanjye nabikoze. Urabona hasi ushobora kuhapfuka ukahashyira akandi kantu, ariko njyewe nahisemo kutahapfuka. Si uko ntabishobora, ahubwo niko nashatse njyewe kugakora. Murabona yuko ngiye gufata tuno narangije nkatwomeka kuri kariya ko hasi, noneho kakaba kabaye porte-bike nk'uko bikwiriye. Murabibona yuko maze kugashyiraho, urabona ko kabaye agaporte-bike. Washyiramo ikintu, washyiramo amarate, washyiramo bike, donc twa dukoresho two muri biro cyangwa se mu rugo iwawe. Ushaka kutubika neza wagashyiramo neza, uragafatisha kagafataho kugira ngo ukore niyuma yume kamaze gufata.